naba nzazingure yazingure tubanze turebe ibi ni ibihumbi bine. Okay, inote ebyiri za bibiri. Okay, ayashyire hehe rero? Nayarambikemo hariya. Hehe se? Aha. Mo hano. Mu nzoga? Nayashyiremo. Kamera yanjye bantu mudukurikiye ndaza ko yemera ko yongera kuvaho hano ari uko ibintu birangiye. Ibihumbi bine. Ibihumbi bine. Birambitswemo hano. Murabireba mwe. Kirahure cy'inzoga. Murabireba. Yitwa Amstel. Kugira birebe neza. Dore. Akira mfashe inzoga. Tugiye kubikora ku mugaragaro. Arazunguja. Dore atazavuga ngo hari ubwo yagiye musibyo. Unyitegereze neza. Ntujyana hano kure tutareba. Puissance amafaranga nazamuka. Zamuka ngaya amafaranga yaje. Zamuka nubwo akarore gateko yaje dore kabaye menshi. Zamuka puissance passe nyiri jini kwa jini babyebange zamuka ongeramo inzoga. Iyi kamera sinyakuraho ongeramo inzoga akomeza be menshi. Zamuka puissance. Mwabirebye? Puissance ni imbaraga mu byibuke. Imbaraga murabizi neza ko yitwa puissance. Yego. Murabireba mwese? Dore amafaranga yatangiye kuzamuka. Kubona mu bitanu hari. Buretse ubirebe ngaya. Ayase. Si amafaranga se? Ariko uretse nakoreka kamera nyigumishe kugira ngo. Ibyo ni bitanu. Reba neza ngaya. Reba hano uko kari kuzamuka kuzura byonyine burabireba. Ni ikira. Banzu birebe. Bitanu bya mbere. Dore. Aramutse atari mazima yahita akacika. Bitanu bya kabiri. Amafaranga kuyasohora hari abajya banyitirira bakora ibintu bitabaho. Nge mbwira mbikwereke ari kumva uruhane nikorera ibyanjye niganirire n'abakeneye ko tuganira. Nanjye niko kuri nshaka pe. Uko kuri ukeneye amatsiko. Kamane nsome kuri byere. Turi muri gahunda yo gukora amafaranga hano. Tumaze bisi tubibona ko ngo amafaranga ari gukorwa bitunguranye bisanga ngewe ibyo ni ibintu nasanzwe nzi kajwi niyo yize uvuga ngo ntego bibaho ndashaka no kwereka kajwi ko bibaho ngewe nta mushobora Venuste nshaka ko bibaho eshatazo yavyana bibaho ahubwo rwo babikora bakitirira abandi bakabyitiranya n'ibyo n'umuntu yakora sibyo ngiye kubikwereka mbivuye inyuma amafaranga asohoke amafaranga aturuka hehe ni impano umuntu aba yarahawe ntago umuntu akora amafaranga bari impano yifitiye itamubuza kubaho itamubuza gufasha n'umuntu wemerewe gufasha umuntu wese nshaka mu gihe yajangana akambaza uburyo namufasha mubwira ibisabwa ntago namwaka amafaranga ko amafaranga ndayifitiye twe twifitiye amatsiko yo kumanza kureba amafaranga akorwa ubundi tukaza kuvugana nyuma urakoze cyane kandi bigukorere ubirebe ufite 5000 5,000 biraboneka ufite 5 aho ngaho di se wabona nabi ufite bine mfite bine sika amafaranga aciriritse yashyiremo hano koreka mari nsomero kurebe neza tuzavuga ngo aya mafaranga arakorwa cyangwa kakajwi abonye akazi kakajwi abonye akazi kahe yavuga ko n'abatabizi mperutse kubona ahantu ari kupinga ariko nanjye uriya muntu yabikoze biranyobera ariko mbona atari nabyo ndebye impano mfite n'ibintu nkora reka turebe ibyo uyu munsi rero kamera ikuriho ntago bishoboka kora amafaranga 100% ndahandwe ndera ndumwere kuko muntu nguye munansanga yego ayo mafaranga mu bintu babifite banzu birebe bagoheruka uri ku gataro uyu munsi nta gafaranga uyu munsi ni inoti reka nze mbibakorere n'ubundi iyi ni inzoga nubwo borerwa batatwishyuye yitwa Amstel muri kuyireba abanje arayinywa cyangwa amafaranga mu bintu koko ayashyire hehe rero yampe hano nkwereka cyangwa yazinge gutya ameze naba nzazingure yazingure tubanze turebe ibi ni ibihumbi bine. Okay, inote ebyiri za bibiri. Okay, ayashyire hehe rero? Nayarambikemo hariya. Hehe se? Aha. Mo hano. Mu nzoga? Nayashyiremo. Kamera yanjye bantu mudukurikiye ndaza ko yemera ko yongera kuvaho hano ari uko ibintu birangiye. Ibihumbi bine. Ibihumbi bine. Birambitswemo hano. Murabireba mwe. Kirahure cy'inzoga. Murabireba. Yitwa Amstel. Kugira birebe neza. Dore. Akira mfashe inzoga. Tugiye kubikora ku mugaragaro. Arazunguja. Dore atazavuga ngo hari ubwo yagiye musibyo. Unyitegereze neza. Ntujyana hano kure tutareba.
puissance amafaranga nazamuka zamuka ngaya amafaranga yaje zamuka nubwo akarere gato ko yaje dore kabaye menshi zamuka puissance passe nyiri jini kwa jini babyibange zamuka ongeramo inzoga iyi kamera sinyakuraho ongeramo inzoga akomeza abe menshi zamuka puissance mwabirebye puissance ni imbaraga mu byibuke imbaraga murabizi neza ko zitwa puissance yego murabireba mwese dore amafaranga yatangiye kuzamuka mu bitanu hari buretse ubirebe ngaya ayase si amafaranga se ariko buretse nakoreka kamera nyigumishe kugira ngo ibyo ni bitanu reba neza ngaya reba hano uko kari kuzamuka kuzura byonyine burabireba ni ikira banzu birebe bitanu bya mbere dore aramutse atari mazima yahita akacika bitanu bya kabiri dore bitanu bya gatatu dore bya bine yashizemo ibi ni ibikiwe iyi ni impano umuntu avukana ibi bintu nta muntu ube mu kirwa ibi bintu ni impano njyewe navutse ndi umwana nisanga impano nyinshi ntawe ndagirira nabi nta nuwo ndabwira ngo agire turabibonye niko kuri pe nitwe tubyikoreye ku giti cyacu murayareba 4,000 bivuyemo 10,000 bivuyemo amafaranga murayareba mwese 19 urayareba ni ya nzoga yanyu kandi dukoresheje hari ikindi kintu sasa ubwo urahita ubwira abantu akakanya ibintu biba bigenze bituma ibi bintu ni impano umuntu avukana kuko ntabwo byigwa mu ishuri yego ni impano umuntu avukana akavuka yisangamo ndi umuvuzi gakondo iri ni ihembe ryanjye iyi ni imbehe yanjye ngira ngo murayizi akashe ngiye gutabara ahantu ngenda njyanye imbehe n'ihembe nkaribaza rikansubiza ibyanjye nkabikora ngataha tujye kukajyanye no gukora amafaranga umuntu ibi ngibi ubibona akabishidikanyaho azanyihamagarire ku giti cyambwire ngo twabona gute ubinkorera imbirebera urantunguye ati binyereke niba bishobora ndabikweretse cyetse abari cyo gushidikanyaho kwa amafaranga uyimo gishidikanya wajya kuri banki ukareba kandi abari impano sasa umuntu yamaze kubona ko umukoza amafaranga nkuko kubera ubukene twigirira abantu n'inzara n'ibikini cyahita avuga turi muntu wamumpa akankorera amafaranga nanjye sibyo ese kubera icyo atakora menshi kugira ngo wenda abanyarwanda twese tugire hari icyo bita kuba utesheje mu gaciro ifaranga nuvuga ngo bifite impano amafaranga umuntu akora abara yo kurya kugira ngo aticwa n'inzara abari impano bavukanye ko temerewe kugira kwandagaza amafaranga y'igihugu cyangwa kutesha amafaranga y'igihugu agaciro ibi ni impano ituruka mu umuntu ayisangamo ntabwo yayiremwamo kandi ubwo bayimurasaga bimwe byakora ngo bimutsirike ibi ni ibintu umuntu avukana bikaba bimumba mu maraso kuko ushobora no kubimbwira gutyo nk'abakurambere yanjye batemeye kuko nuvuga ngo puissance imbaraga nizamuke za mbaraga nizo zituma bigenda gute bigenda neza bigakunda hanyuma rero kakantu k'umuntu kwibajijeho ubu ngubu akavuga ati uyu muntu undi numuva hehe uri muntu ki ubundi mu buzima busanzwe nuko ngende umuntu uvuka mu Rwanda ugiye kuntu ku kirwa cya Nkombo musi y'amashuri aho bita mu Mparwe urahera ku mazina n'imidugudu byose nta mushobora Venuste niko nitwa dutuye mu karere ka Rusizi muri Nkombo no murenge wa Nkombo akarere ka Rusizi umudugudu wa Mparwe aho niho mu rugo niho iwacu niho mvuka mfiteho n'ivuriro mfiteho n'abana banengira ngo bashize nawe basobanuriye ngiye naryaga gutabara umuntu kuri Nyabarongo tujye kuri wa muntu uvuga uti uyu mugabo rwose navuze nibanze ku kintu cyitwa ubukene buba buvuze ubuhuha uramutse ukennye nta kindi wakorerwa ketse gusaba impano ugafashwa kuko ntabwo mbujijwe gufasha umuntu ndabyemerewe kugufasha kuko nanjye nasaba ubundi bufasha bakamfasha hari umuntu ubona ibi bintu akavuga ati ni maji rwose ubumva ko ari maji namwe murakanuye murabibonye zama amashusho abantu babirebe neza wenda n'urugero mbisubiremo se oya ntabwo ndi kuvuga kubisubiramo mbwira mbisubiremo bampa inzoga hano mbikoreshe nta kindi kintu bukoreshe kindi muri gakondo dukoresha inzoga no kuvuga ngo ngewe uko byagenda kose iyo ushaka ngufasha wabura muri Amerika cyangwa mbwe tuzamura amadolari nayo yasohokamo rwose akari bya bindi bya wa muhungu nahoze wa muhungu binakora nanjye kugeza ya magingo nkeneye kuzamubona
ubu nzahaguruka njye kumwishakira ndebe ibintu akora nimba atari kutwigana akadusebereza umwuga ubu wadukubita ku idolari hano ni ukuvuga ngo ikintu cyose gihari gikenewe yo wagisabye ufite kwizera birakunda kwizera se bya bindi by'abarokore oya ni ukuvuga ngo nubwo tubona ibintu byose twizera Imana kandi twizera ko ishobora byose imyuka mukoresha n'iby'Imana gakondo rero niyo ugiye mu by'imyuka waba ugiye kumbaza ibintu byinshi hano hari ihembe iri hembe rifite icyo rimaze narazwe nderagwa n'umurage nayo n'ababyeyi ni ukuvuga ngo iyo mbehe nayo ifite ikibazo ifite n'ikisaba burya imbehe niyo kuriraho twariragaho kuva kera kugeza ubu ntabwo nshobora kurira ntaherere kurira mbehe ntabwo bishoboka ubwo ni ukuvuga ngo icyo washaka kumbaza cyose wakimaza nkakigusubiza nkajya ngusobanurira genda shaka kwirangirira abantu kugira ngo bamere neza iki kirahure kivuyemo amafaranga 1000 kuko biriya 4 byo byari bihari havuyemo nayanga havuyemo inote 3 za 5 kwizera kandi nafite kwizera guki ni wowe uba wategetse ngo havemo uwo mubare iyo mvuga puissance ni imbaraga kandi namwaboneye ko nakarahure nifite ari gatoya imbaraga zizamuka zazamuye yangaye bivuze ngo ushobora kubisubiramo hakaza umukundi mubare bibaye nangombwa mukazana ibase nini hano nabikwakorera ariko nabwo ntakora atarenze urugero kugira ngo hataza guteshwa agaciro mu yandi asanzwe akora je rero mwabagabo mwe abantu muba mudukurikiye nisabiye ubufasha bwo gushaka ibasi bakazankorera amafaranga namwe ngo mukeneye muraca ku ya nimero yabahaye ibyo mubonye mwese mwabibonye amashusho tuyasubijemo inshuro nyinshi mureba ukuntu byagenze imyaka 3 ishize naje kugira ubuntu njya kwiga ngiye kwiga birangira ngeze muri Amerika ariko hakaba hari umukobwa wibera muri Amerika njye nibera muri Amerika ariko hakaba hari umukobwa twiganaga niba mu Rwanda turakundana tugira mwiganaga no mu Rwanda ujya muri Amerika umusize cyangwa se murajyana namusize mu Rwanda yego ariko we kwiga byaje gukomeza kumunanira birangira amashuri yavuyemo genda komeza ariko turakomezanya turakundana ko hari amasezerano twaragiranye hari urukundo rwari mwakundanaga nka fiancé twakundanaga nk'abantu batuzabana tukumva umuryango twari twarabivuganye yego nuko maze kugenda ndagenda umwana tukavugana ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp nkabona ameze neza nanjye ndapagasa nk'umuntu wasize umuntu mu Rwanda mu gihe naje nzanye amafaranga nari nabonye kugira ngo twagure business akore nanjye nkomeze nkore bityo inzozi zacu zizagere zizabe mpamo umukobwa naraje mu Rwanda turabonana duhuza urugwiro yaje kumfata ku kibuga cy'indege turaza tumarana iminsi itari myinshi dupanga umushinga w'amafaranga azanye icyo tugiye kuyakoresha dupanga ko yuko tugiye kugura inzu i Nyamirambo bari banayenyeretse nuko igihe cyabaye gitoya ku bw'akazi ndayibona inzu turayigereka aduce miliyoni 47 ubuse ko mbona wakiri muto 47 wazigeze 47 zo nari nzifite nari mfite miliyoni 50 izo nahagurutse muri Amerika mfite kuko urumva mu buryo bwo kugira ngo ibintu birangiye n'igihe cyane mfite gitoya namusigiye n'ibyo bintu n'amafaranga yamusigira ajye gukontroloza areba ubwo butaka areba izo nzu imisoro ibiki byose akoresha za mitasiyo musigira amafaranga ngo yishyure bityo nanjye nzagaruke mfite aho kuba ndagenda ndapagaza umuntu tukavugana akanyereka amazu y'abandi akakwereka amazu y'abandi ayakoreza ku nkoranyambaga tuvugana ku agafotora akakwereka ati ngejeje ibikorwa byacu nanjye ndimo ndakora akanyereka ejo akanyereka ahantu yasize akarangi gashyashya nkavuga ati umugore n'uyu nanjye nabona uduhumbi 100 nkamwohereza arangira ati se bimeze bite bya bintu wambwiye waje kubikora ntiwabikoze narabikoze cyane uwo nifuza kuba yaba umudamu wanjye ntari mu nzara agaramye imeze neza cyane amafaranga yamusenye ntegada ese ko ndeba yandagariya yiza ate kandi ari mu rugo Nyamirambo hamwe na twagiye gusuzuma nge nawe ntagabona hishyuye nireka ndagenda nuvuga ngo mu byo wamuhaye ibyo yakorekaga ntibyari byo ahubwo n'amafaranga muhaye yapfushije ubusa se cyangwa se yajyanye mu bandi bagabo cyangwa se mbwira ikibazo cyawe nyirizina ikibazo cya nyamukuru nuko naje kugaruka nje kureba yuko ibyo bambwiye ariko kuri umuntu nkamubura kugeza n'umuntu naramubuze waramubuze ukaba wifuza ko nakurebera ahantu hari nifuza yuko ngiye cyane mukugarurira ukamungarurira muravugana kuri telefone reka telefone zavuye sinzi niba ariho cyangwa atakiriho amazina yitwa Mukankusi yitwa Liberata Mukankusi kuko nimba waramwijeje ko mwaragiranye icyizere ko agiye kugufasha mugafashanya mukubakana
wakamutunga nawe akakora umugabo umugore ukamubera umugabo. Ikigamijwe no kugira gute kumenya iyo aherereye, ntabwo ari ukumugirira nabi, njye ndamugushikira. Ndashaka kumenya aherereye ndebe niba akiriho. Ni ukuvuga ngo mu byiza byo kugira ngo wumve ko ariho uzi ko atakiriho. Nzi ko atakiriho kuko naramubuze. Inomero yose yahamagara nticemo? Ntabwo icamo. Na n'ubu? Na n'ubu. Urayizi? Ndayizi. Reka ndebe uwo muntu wawe kakiriho. Wahaguruka ukandika ibyo ufite byose hano. Waca bugufi ukampa ibiganza byawe. Witwa nde? Twagira Silivani. Twagira Silivani. Mukankusi Rebera atahamagara kandi wigaragaza aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu mahanga, igaragaza Jeni kwa Jeni Nyamutezi. Ganza urebe ndibona no guhamagara ndakurisha. Irava dukomeye turi gukora. Yego. Muraho neza. Niwe? Ninde turi kuvugana? Agomba guhamagara. Wowe urinde. Ivugi. Niwe guhamagaye? Niwe guhamagaye? Niwe mpamagaye. Muraho neza. Ese ko nagushatse nkakubura bimeze bite? Kuri Gikondo CGM. None se byaje kukugendekera gute? Byaje kugenda bite gusa? Kandi njye numva. Oya nta kibazo, nanjye ndagukumbuye, ndashaka ko duhura tukaganira. Abasore n'abagabo baramuriye. Niko byaje kukugendekera. Nese gukuraho amatelefone. Miliyoni 47 zose zarashize. Miliyoni 48,500 nagusigiye zose zarashize, nta kintu wakuyemo. Yesu Kristo, nanjye ubu narindiye i Kigali, nuko narindi hano i Remera, nangiye kuzamuka nkunyureho nze nkurebe tuganire, nta kibazo kirimo. Kanze ningera CGM ndakubwiye. Rero reka mbanze njye kureba ahantu aherereye. Aho herereye se reka mbanze njye mparebe. Yego. Kimara kumushika ukamubonamo hariye ntiwamubonye? Yego. Ngiye kukwereka no aho aherereye. Ngiye dore aherereye, ndabona ari mu ntebe y'umuhondo, yambaye kanzu ijya gusa n'ubururu n'icyatsi kibisi. Hano dore ugiye kumugeraho, numugeraho ntumugire nabi, sinyangira nabi, ndagufashije kandi amara kugwishyura cyangwa se mumaze kubona namuganiriye, uzaza unshimire. Yego. Ntiwari wampaye consultation n'umufuragiro ukingeraho amafaranga 200. Yego. Genda no murakubona umuntu wawe umpamagare umpa amafaranga yo kunshimira kandi ugira amahoro rakoze kandi uzanshimira mwana wanjye. Yego.